Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo, nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo, ibe Imana yabo. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Ibyahishuwe 21:3-4. Yesu aramubwira ati, ni jye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? Yohana 11:25-26. Niba turiho, turiho kubw'Umwami, kandi niba dupfa, dupfa kubw'Umwami. Nuko rero niba turiho cyangwa niba dupfa, turi ab'Umwami. Abaroma 14:8. Aramusubiza ati, ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Luka 23:43. N'umukungugu ugasubira mu butaka uko wahoze, n'umwuka ugasubira ku Mana yawutanze. Umubwiriza 12:7. Ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri njye. Mu isi mugira umubabaro, ariko nimuhumure, nanesheje isi. Yohana 16:33. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, abe ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziririye muri we. Abatesalonike ba mbere 4:14. Wibuke ijambo wasezeranije umugaragu wawe, kuko wanyiringije. Iki ni cyo kimara umubabaro mu makuba yanjye no mu byago byanjye, ni uko ijambo ryawe ryanzuye. Zaburi 119:49-50. Ariko rero niba kubaho mu mubiri ari cyo kizantera gukomeza kwera imbuto z'umurimo wanjye, sinzi icyo nahitamo. Meze mu rungabangabo, kuko nifuza kugenda ngo mbane na Kristo, kuko ari byo birushaho kumbera byiza cyane. Abafilipi 1:22-23. Kuko Umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru, aranguruye ijwi rirenga, hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye, n'impanda y'Imana. Nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Maze natwe abazaba bakiriho basigaye, duhere ko tujyananwe nabo, tuzamuwe mu bicu gusanganira Umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'Umwami iteka ryose. Haleluya. Abatesalonike ba mbere 4:16-17. Naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje Umukiza ko azava, ari we Mwami Yesu Kristo, uzahindurira uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu, akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose. Abafilipi 3:21-20. Dore mbamenera ibanga, ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato, ndetse mu kanya nk'ako guhumbya, ubwo impanda y'imperuka izavuga. Impanda izavuga koko, abapfuye bazurwe, ubutazongera kubora, natwe duhindurwe. Kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa. Ariko uyu ubora numara kwambikwa kutabora, n'uyu upfa ukambikwa kudapfa, nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo, urupfu rumizwe no kunesha. Wa rupfu we, kunesha kwawe kurihe? Wa rupfu we, urubori rwawe rurihe? Ibyaha ni byo rubori rw'urupfu, kandi imbaraga z'ibyaha ni amategeko. Ariko Imana ishimwe iduha kunesha kubw'Umwami wacu Yesu Kristo. Abakorinto ba mbere 15:51-57. Nicyo gituma tudacogora, kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye. Kuko kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi kw'akanya ka none kwiyongeranya, kuturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye. Abakorinto ba kabiri 4:16-17.
Hahirwa abashavura kuko ari bo bazahozwa. Matayo 5:4. Nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize, niko Imana yanyu ivuga. Yesaya 40:1. Iri jambo ni iryo kwizerwa ngo niba twarapfanye nawe tuzabanaho nawe. Timoteyo 2:2:11. Yesu avuga ijwi rirenga ati, Data, mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Amaze kuvuga atyo, umwuka urahera. Luka 23:46. Ndakwinginze, imbabazi zawe zimara umubabaro, nk'uko ijambo ryawe riri wasezeranije umugaragu wawe. Zaburi 119:76. Kandi ntimuzatinye abica umubiri badashobora kwica ubugingo, ahubwo mutinye ushobora kurimburira ubugingo n'umubiri muri Gehinomu. Matayo 10:28. Mwese abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Matayo 11:28-30. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Zaburi 23:4. Ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa, kandi ni uwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara abameze batyo, ahubwo bazaba abatambyi b'Imana na Kristo, kandi bazimana nayo imyaka 1000. Ibyahishuwe 20:6. Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse, kandi akiza abafite imitima ishenjaguwe. Zaburi 34:18. Umubiri wanjye n'umutima wanjye birashira, ariko Imana niyo gitare umutima wanjye uhungiraho, kandi niyo mugabane wanjye iteka ryose. Zaburi 73:26. Ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Hariho igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibikuri. Umubwiriza 3:1-2. Mube maso, mukomere mu byo mwizeye, mube abagabo nyabagabo, mwikomeze. Abakorinto 16:13. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Abaheburayo 11:1. Kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu, cyangwa ubugingo, cyangwa abamarayika, cyangwa abategeka, cyangwa ibiriho, cyangwa ibizaba, cyangwa abafite ubushobozi, cyangwa uburebure bw'igihagararo, cyangwa uburebure bw'ikijyepfo, cyangwa ikindi cyaremwe cyose, bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Abaroma 8:38-39. Kuko ubwo urupfu rwazanywe n'umuntu, niko no kuzuka kw'abapfuye kwazanywe n'umuntu. 23. Ariko umuntu wese mu mwanya we, kuko Kristo ari we muganura, maze hanyuma abakristo bakazabona kuzuka ubwo azaza. Abakorinto 2:15-21-23. Tuzi yuko niba inzu y'ingando yacu yo mu isi izasenywa, dufite inyubako ituruka ku Mana, inzu itubatswe n'intoki, itazashira yo mu ijuru. Abakorinto 2:5-1. Mbese ibishwi 5 ntibigurwa amakuta 2? Nyamara nta na kimwe muri byo kibagirana mu maso y'Imana. Ndetse n'umusatsi wo ku mitwe yanyu wose warabazwe. Ntimutinye rero, kuko muruta ibishwi byinshi. Luka 12:6-7. Erega sinishimira ugiye gupfa ko yapfa, nuko nimuhindukire mubeho, niko Umwami Uwiteka avuga. Ezekiyeli 18:32. Mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye.
Icyakora simbaha nk'uko ab'isi batanga, imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Yohana 14:27. Birakomeye kugira ngo umuntu apfire umukiranutsi nkanswe umunyabyaha. Icyakora hari byashoboka ko umuntu yatinyuka gupfira umunyangeso nziza. Ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Abaroma 5:7-8. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yohana 3:16.